aho tuba tuganira ku sije zitandukanye, ku bintu bitandukanye, hakaba ibyo tuganira mu buryo bwumvikana, ariko cyane cyane tukaba tuganira tugira ngo dufashe bagenzi bacu bari mu gihugu imbere bitewe n'ibyo baba batubwira n'ubuzima baba babayemo. Iki rero kikaba ari ikiganiro cyinjira mu buzima bw'ibyo twabayemo, kikinjira mu buzima bw'Abanyarwanda baba barimo muri iki gihe, mu kidoma urutoki ku bibazo baba bafite no gushakishiriza hamwe ibisubizo. Ubu rero nk'uko twabibabwiye, twinjiye mu kugenda tureba ibikorwa bibi bya FPR ukurikije n'Abanyarwanda uko bagiye bitabira ibikorwa byayo, nuko yagiye ifata abantu ikabazana ku ngufu mu muryango wa FPR, abandi ikabarahiza ku gahato. Ibyo byose twagiye tubiganiraho, abandi bakayisanga ku bushake bwabo. Hanyuma rero tukaza kureba ingaruka byagiye biteza mu muryango nyarwanda, muri sosiyete y'Abanyarwanda. Reka rero mbasuhuze abari mu Rwanda mwese, ndabasuhuje. Abari mu bihugu bikikije u Rwanda ndabasuhuza, nkasuhuza by'umwihariko abadamu ari nabo mu kanya tugiye kuganiraho. Abadamu bashatse abasirikare b'inkotanyi, Abanyarwandakazi bashatse abasirikare b'inkotanyi, bakaba baraduhamagaye mu minsi yashize, bakaduhamagara batubwira bati nyabuneka muze kutuvugira, muze kutuganirira. Nyuma y'uko bumvise ibiganiro, cyane cyane ikiganiro Madame Irimine yakoze kuri radiyo Ikamba, hari abampamagaye barambwira bati nyabuneka ibyo bibazo avuga benshi turabifite, ibyo bibazo natwe twabibayemo, ibyo bibazo n'uyu munsi turacyabirimo, mugerageze mutuvugire kuko abantu dufite ahantu duhagaze turi mu gahinda gakomeye kandi nta muntu wo kuduhoza. Mugerageze natwe mutuvugire. Icyo ni igice kimwe. Hakaba n'ikindi gice rero cy'abadamu, cyane cyane abadamu b'Abatutsikazi bashatse abahutu mbere ya jenoside na nyuma yayo, na nyuma ya jenoside y'intambara. Ibyo bikaba bihurirana n'ibi ngibi tuvuga, kuko ivangura bakorerwa muri sosiyete y'Abanyarwanda nabo ngabo ribageraho. Turaza kubigarukaho mu kanya mbabwira ibibazo bimwe by'ingutu abo Banyarwandakazi bafite. Bakaba ari ibibazo navuga ko bitibasira bo gusa, byibasira n'imiryango yabo n'abana babo, bikagera no ku bana babo. Iryo rero pfunwe abo bantu baba bafite muri iki gihe bakaba bararyicaranye, bakariceceka, bakanga sosiyete ikabaheza, nibyo tuje kuganiramo. Ndabasuhuje rero by'umwihariko mbabwira ngo kuri radiyo Ikamba nta kibazo tuzasubiza inyuma. Ufite ikibazo uwo ari we wese aze atuganirize, atubwire, atwandikire, tuzakigeza ku Banyarwanda. Tuzabigeza ku Banyarwanda kuko imitima y'Abanyarwanda, nibyo abantu benshi bakunze kuvuga muri iyi minsi, ko FPR yananiwe kuganira n'imitima y'Abanyarwanda, yananiwe guhoza imitima y'Abanyarwanda. Diane Rwigara bigeze kubivuga. Diane Rwigara buriya yarahatanye mu buryo bwose bushoboka kugira ngo yumvikanishe ibibazo by'abasope, ariko abantu ntabwo babyumvise. Abantu bakeya nibo babyumvise, abandi bakomeza kubyihorera, aho yavuze ati nimureke twubake umuntu mbere yo kubaka ibintu, mbere yo kuturatira amazu, kuturatira imihanda, kuturatira amashyamba, ingagi n'ibiki byose. Reka tubanze twubaka abantu bashengabaye, abantu bahuye n'ibibazo, abantu mwateje intambara, abantu mwateje jenoside, abantu mwateje ubwicanyi butandukanye. Nimureke tubanze tububake, turuhure iyo mitima, buri muntu wese tumugereho, ariko buri muntu avuge n'akababaro, byibura kumva ko karanahagije. Kuba buri muntu yakwicara ahantu akavuga akababaro ke, nta muntu umunize. Cyuma Hasani yoroherwe, Imana imuhe gukomeza kwihanganira ibigerageza arimo, yari yarabitangiye. Yigeze guha umugore w'umusirikare, umusirikare ukomeye, ijambo, avuga ibibazo bye exactly nk'ibi ngibi Irimine yavuze. Avuga ukuntu bimugendekera, avuga ukuntu yagowe muri urwo rugo. Ibyo biganiro yabikoze mu bihe bya nyuma, agatsiko gashaka kumutwara kugira ngo adakomeza kuvugisha ukuri, adakomeza kugaragaza ukuri. Ubwo rero turahari,
nk'uko twabivuze ba Cyuma bandi bagenzi be bose bakarasira bari barazamuye ijwi kugira ngo bavugire abanyarwanda, ijwi ry'abadashoboye kuvuga, voice of speechless. Abo bose tubavugire kubera ko bakarasira na ba Idamange na ba Cyuma na ba Theoneste na ba Rashidi bafunze, hakaba nta bandi bari bavuka ku mugaragaro ngo babasimbure mu Rwanda imbere, kubera ko agatsiko kashyizemo ubugome bukomeye cyane muri iki gihe no gukomeza kuvuga ko barenganira muri prison, ariko bikaba nta kintu gikorwa. Ubwo rero agatsiko kamenye neza yuko turahari, turabasuhuje nabo bose maze kuvuga, n'abandi bose bazazira ukuri bakazira guhagarara mu cyuho. Namwe mukomereze sentire, mukomeze umukandara, dukunze ishati, dukunje amapantaro, duhangane n'agatsiko. N'abanyarwanda mwese rero muri hirya no hino ndasuhuza cyane cyane abantu bashoboye kwizihiza mu bice bitandukanye, kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Mutagatifu Kizito Mihigo, umusore w'umukristo w'intwari w'umunyarwanda witangiye abanyarwanda, akemera guhagarara mu cyuho agahangana na sisiteme y'agatsiko kugeza kamwivuganye agapfa urw'abagabo, kuko yapfuye ari kwitabaro. Ubwo rero ababashije kubikora muri iyi weekend mwese turabasuhuje, kandi tukwizera neza yuko n'utubazo dukeya turimo ubwo anniversaire irangiye, anniversaire itaha y'imyaka 42 ya Kizito Mihigo itazasanga harimo utwo tubazo. Mukomere rero,